cya 19 guhera ku murongo wa 4 tugeza ku murongo wa 7. Dusome twihuta kuko hari amasaha yaducitse. Ni kuri paje 345 igitabo cya mbere cy'Abami 19 murongo wa 4 kugeza ku murongo wa 7. Baravuga ngo ariko agenda wenyine urugendo rw'umunsi umwe mu ishyamba, ageze yicara munsi y'igiti cy'umurotemu yisabira gupfa ati, Uwiteka ndarambiwe, icyabimara nuko ubu bakuraho ubugingo bwanjye, kuko ntaruta basokuruza ubwiza. Nuko yiryamira munsi y'icyo giti cy'umurotemu arasinzira. Ugisinziriye marayika araza amukoraho aramubwira ati, byuka urye. Arakanguka abona umutsima utaze ku makara n'agacuma k'amazi biri ku musego we, ararya aranywa arongera ariryamira. Marayika Uwiteka agaruka ubwa kabiri amukoraho aramubwira ati, byuka urye kuko urugendo ari runini rugukomereye. Dusome igitabo cyo Kuva 33 murongo wa 15 murongo umwe aho ngaho gusa. Kuva 33 murongo wa 15 ipaje 44 aranditse ngo Mose aramubwira ati, ubwawe nutajyana natwe tudukure hino. Turangiza muri Zaburi ya 18 murongo wa 31. Zaburi ya 18 murongo wa 31 tugeze kwa 45 tubitwaye. Zaburi ya 18 mirongo 32 ni kuri paje 525. Aranditse ngo, ninde mana itari Uwiteka, ninde gitare kitari Imana yacu. Niyo mana inkenyeje imbaraga, igatunganya inzira yanjye. Niyo ihindura ibirenge byanje kiva imbarakazi, imbagarika ku misozi yanjye. Yigisha amaboko yanjye kurasana, bituma amaboko yanjye afora umuheto w'umuringa. Amen. Amen. Twishimiye cyane uyu munsi ya 27 kugira ngo araho Dawidi yavuze ngo, icyo nzasaba Uwiteka ni kimwe, ngo ni ukuba mu nzu yawe iminsi yose nkiriho, ngahora ntumbira ubwiza bwo mu rusengero, kuko ku munsi w'amakuba uzandindira kumvisha mu ihema ryawe. Nta cyiza kibaho ko kuba mu rusengero rw'Imana, mu nzu y'Imana. Hariho umugisha wihariye, hari umugisha wihariye, hari umugisha, hari ubwiza, hari ibyiza tutabonera ahandi. Kadushimira abaririmbyi baturimbiye neza. Imana yo mu ijuru yeza umugisha, wisha amarangamutima biragora. Mwakoze cyane mu ndirimbo nziza mwaturirimbiye. Ndimo ndibaza itano rikurikira niba ari ku rugenda sindayimenya, ariko mwakoze neza. Imana yo mu ijuru ibahereze umugisha. Uyu munsi ni iki cyumweru tugiye gutangira ejo. Imana yashyize ku mutima wanjye ijambo rivuga kugendana n'Imana tugwiza imbaraga mu rugendo rwacu. Kugendana n'Imana kandi tukagwiza imbaraga muri uru rugendo. Urugendo twatangiye turimo ni urugendo
ruzarugorana. Muri iri kimwe aravuze ngo tunyura mu misozi, tukanyura mu mataba, yewe no mu bikombe, kandi ngo aho hose hakarusha iki? Hakarusha umutima. Karusha umutima. Ndi muri iri yaravuze ngo ntabwo ari inzira yoroshye. Ntabwo ari inzira yoroshye. Uwo muririmbyi yanzindutsemo namuraranye, aravuga ngo iyi nzira iruhije, maze hakaza ibiducogoza bikaza byinshi. Hari ibiza biducogoza mu nzira, ariko umuririmbyi yarafashijwe n'igitero kivuga ngo iyo umucogoza bihari, aza yibuka umunsi mwiza, aza yibuka ko umunsi umwe azagerayo. Undi muririmbyi naramukundaga kera nkimuririmba, yararimbaga ngo kuna jaribu njiani mengi ya kunizuia. Mu rugendo habamo ibigeragezo, hakaba n'ibitubuza. Hari igihe ugenda ufite urugendo rwihuse, urimo kwihuta, ufite urugendo rwihuse, bizabishika wagera hariya mu rugendo ugasanga imodoka yitambitse imbere mu muhanda. Uracyihuse, urayica hejuru, mu nzira duhura na blocage, mu nzira duhura n'ibidufunga. Wari ukeneye kugenda wihuta, ariko wagera hariya ukagira gute? Ugasanga ibigufunga birahari. Mu rugendo hari igihe utabona ibyo ushaka byose. Muri iri gihe yaravuze ngo muri iyi si huzuye umuruho n'amahane, ibyo nkeneye byose simpera ko bibona. Tugenda umwijima ukadusangamo, hari aho tugenda mu rugendo tukanyerera, hari mu bikombe tugeramo tukanyerera. Uyu mugabo witwa Eliya, mwese muramuzi cyane, yakoraga n'Imana mu buryo bukomeye, ariko kuko rwari mu rugendo, igihe cyarageze, avuga Imana neza, hamya Imana neza, mu gihe abandi bari bayiretse, abandi bakurikiye Bayali, abandi bakurikiye Ashera n'abahanuzi babo, ariko Eliya ahagarara ku Mana neza, arayihamya neza, yewe aranayerekana ku musozi wa Karimeli. Abantu bose baravuga ati Imana Eliya niyo Mana yonyine. Bibiliya iravuga ngo afata abahanuzi ba Bayali n'abahanuzi ba Ashera 850, abajyana ku mugezi wa Keshomu arabica. Amaze kubica, Ahabu atanga raporo ku mugore we witwa Yezebeli, aravuga ngo abahanuzi bose nta n'umwe ukiriho, Eliya yabaciye imitwe y'ababazi. Yezebeli yandikira Eliya message, aramubwira ngo ejo izuba nirirenga ugifite umutwe wawe, Imana yanjye izabikore ndetse bikabije. Ba Yezebeli bakunda kwandika message z'iterabwoba kandi zigahamura abantu. Mu rugendo ufite wanahuye na ba Yezebeli, baraguhahamura, baraguteroriza, bagushyiraho iterabwoba, ugenda warahamutse kubera message za ba Yezebeli. Iyi message iratuma Eliya agenda urugendo wenyine. Niko twanavuga ngo agenda urugendo wenyine, erere grave, agenda wenyine, kandi agenda urugendo rwo mu ishyamba. Bibiliya iravuze ngo ageze mu ishyamba ngo ajya munsi y'umurotemu araryama, ariko aryamana isengesho ribi. Bibiliya iravuga ngo arasenga. Mwumve iryo sengesho ry'umuntu wagiye wenyine ufite yahamuka, aravuga ngo kupfa bindutira kubaho. Rero mubwira bagenzi banyu mu itamo rya mbere, nugera mu bikomeye ukumva wakwifuza gupfa, ukisabira gupfa, oya, wikwisabira gupfa, isabira kubaho. Ubuzima urimo buzahinduka, ntabwo uzahora muri ubwo buzima.
oya, uyu munsi urashobora kuri muri situation niki natabarwa gute cyampa ngo nipfire, ariko ejo bizahinduka. Ndi niza kutabasogokuruza barapfuye, ndimo ndakora iki mu isi? Yaragifite mission, yaragifite imirimo, yaragifite ubutumwa, arimo arisabira gupfa. Ntabwo sitasiyo irangije mission Imana yaguhaye. Ntabwo munumvise ubuzima urimo tibuvuge kuko burangije mission Imana yagize gute yaguhaye. Ugomba kubuvamo ugasoza icyo Imana yagize gute yagushiriyeho. Uri kwisabira gupfa, isabira kubaho. Eliya arasenga, arangije araryama, aryama ahantu hateye ubwoba, aryama mu rupfu, aryama munsi y'umuroteri. Ariko Imana yo gahora ifata amarangenge y'umuroteri irayafata, kuko Imana ifite imbaraga zo gufata ibitwica. Imana ifite imbaraga zo gufata ibitwica. Imana ifite imbaraga zo gufata ibikwica, ntirigice bigutwara. Imana irabishoboye. Ariko Imana yo gahoraho yohereza umusada, yohereza Imana izimenya ibidukwiriye, yohereza umusada. Bibiliya iravuga ngo yohereza marayika azana umutsima n'amazi, arangije abyutse ati byuka urye. Eliya arabyuka araryama, arangije agira gute arongera aryama aho ngaho, arongera aryama aho ngaho. Ijoro atariko yari mubikira, Eliya ko byamumereye nabi ngo arongera ijuru rirongera, marayika w'Uwiteka ariyizira. Nakunze ijuru kuko iyo turi muri situation ikomeye, Yesu ntabwo adelega, ariyizira wenyine. Biravuga ngo marayika w'Uwiteka, uyu marayika w'Uwiteka ninde? Ni Yesu. Ijuru ryabonye ibintu byacitse byagukikanye, ntiryohereza delegation, Imana iriyizira. Yesu ariyizira. Yesu utatuma ariyizira. Yesu azayizira. Haleluya. Yesu azayizira wenyine. Aramubwira kandi burya intumwa ni intumwa, kuko marayika w'Uwiteka yiziye, aramubwira amagambo akomeye, aramwishurira iby'uruge, aramubwira tumva byuka urye, urugendo ni runini kandi rugize gute ruragukomera. Iyo rurakomeye, uyu muririmbyi yavuga kuririmba yaravuze ngo singiye arayisi, ntabwo ari inzira yoroshye. Yego ishobora gutangira yoroshye, ariko uko ugenda niko izigenda ikomera. Ubundi la plupart des fois kenshi inzira itangira yoroshye, inzira itangira yoroshye, ariko uko uhaye ugenda niko igenda ikomera. Iyo tukitangira tubona rwose biryoshye, tubona bimeze neza. Imana yampaye akazi keuti, haleluya, tazi ko igihe kizaga kakakugera ahangaha. Imana yampaye umugore mwiza w'icumweru, ati haleluya. Kimuraga imyaka 5-10 ngurebe à quel point elle se chauffe. Urugendo ruzagenda rurakomeye. Eliya rurakomeye, urugendo ni runini kandi rugize gute rurakomeye. Haleluya. Urugendo ni runini kandi rugize gute rurakomeye. Mose agiye kuva mu Egiputa amenye kuko urugendo rukomeye, ariko atari ko wamana uzumbwira ngo ningende ijana ubwoko, tumbwire uwo tujyana, nutemera kugendana na tudukurire. Ntabwo turi butangire urugendo tutari kumwe na. Muri uru rugendo turagukeneye, nutabyemera utureke, nutemera kujyana natwe ugiye gute utureke. Nongeye gukunda Imana igamose ngo ubwanjye nzagendana nawe. Ushaka ko tugendana, ubwanjye nzagendana nawe. Nimba urugendo ufite rutari mu Imana, rusibye, parika urwo rugendo.
parika urwo, nubona rutari n'Imana rureke uruhagaritse, nutemera kugendana na tudukure ino. Ariko Imana avuga ngo ubwo ubisabye mo zagendana na, kandi tugendana zakuruhura. Tugenda zagira gute? Zakuruhura. Mose ati d'accord, arabizi. Ariko iyo batagendana ku nyanja itukura bari kuyambuka. Iyo batagendana, reba ibibazo byo mu butaka, reba ibibazo mu butaka. Mu rugendo rwacu dukeneye Imana. Uyu mwanditsi wa Zaburi yavuze neza cyane, namukunze uyu mwanditsi wa Zaburi. Umva ukuntu uyu mwanditsi avuga, aravuga ngo ninde Mana itari Uwiteka, ninde gitare kitari Imana yacu, niyo Mana ikenyeza imbaraga igatunganya inzira yacu. Iyo tugendanye n'iyo Mana, haleluya, idukenye imbaraga zacu, tukagenda dukenye. No, hari igihe umuntu yitegura urugendo ukabona yakenyeye, nimba ari ipantaro, nimba ari umushanana, nimba ari iki, ijoro n'iziro. Ariko iyo tugendanye n'Imana idukenyeza imbaraga zacu, haleluya, dukenyeza imbaraga zacu. Kandi ntabwo idukenyeza imbaraga zayo gusa, inatunganya n'inzira yayo, itunganya inzira yayo. Nasomye mu rundi rurimi rurambwira ngo izihindura inzira ikomeye ikayihindura yose. Izitunganya inzira yayo, yabwiye Kuro ngo nzakugenda imbere, ahataringaniye nzaharinganiza. Abantu barakubwira ngo tuzakugenda inyuma, komera tukuri inyuma. Ntabwo Imana ntabwo kuri inyuma, ntabwo nzakugenda imbere. Zakugenda hehe? Umuntu uri inyuma yawe se azamenya ibiri imbere. Abantu ni abahanga kubeshana. Nuti komera, turi hehe? Tukuri ko muri inyuma nyine, muri inyuma nyine. Ariko ntabwo Imana izakugenda inyuma, oya zakugenda imbere. Mose yagiye ngo nutemera ko tujyana tureke. Ariko Imana imaze kubyemera, Bibiliya iravuga ngo yabagenderaga imbere ari inkingi y'igicu bwira, ikabagendera imbere ari inkingi y'umuriro. Imana itugenda imbere, igenda itunganya inzira zacu. Hari igihe mu nzira haba hari ibinogo, Imana izigenda ibisiba. Hari igihe mu nzira haba hari ibibazo, igenda ibikora. Izadukenyeza imbaraga zacu, nirangiza idutunganyirize inzira. Sibyo byonyine gusa, ijambo ry'Imana ngo niyo ihindura ibirenge byanjye nk'iby'imparakazi. Ibirenge izabihindura nk'iby'imparakazi. Imparakazi iyo zakomeye izisimba, igasimba obstacle ziri imbere. Impama ku murongo ukurikira ngo impagarika ku misozi yanjye. Ariko umurongo watangaje ngo yigisha amaboko yanjye kurasana. Iyo ibaye ngombwa ukaga naho urasana, irayigisha. No mu rugendo izayigisha amaboko asiga gute? Kurasa, bigatuma amaboko yanjye agafora umuheto. Imana ishimwe, yigisha amaboko yacu kugira gute? Kurasana. Muri urugendo dukeneye kugendana n'iki? Kugendana n'Imana. Kuko urugendo rugira ibibazo inatani, rugira ibibazo bidutungura, rugira ibibazo utibwiraga. Iyo utangiye urugendo, tegura n'ibibazo utatekerezaga. Niko no mu ijambo mu rugendo rwanjye ngo ntabwo nabimenya. Ibiyesi hari ibizagutungura, habe n'imodoka wize izigutungura, wayikuye muri control ikagutungura uyu munsi. Kuko mu rugendo habamwo ibibazo bigutungura.
ariko muri urugendo iyo turi kumwe n'Imana niduha imbaraga. Ari ibintu nashatse ko kiba tureba gatoya mu rugendo rwacu. Dukeneye kwizera Imana, kwizera la foi nicyo kiza kidufasha muri urugendo. Kwizera tukizera kuko yatangije urugendo natwe izatugezayo. Muri iyi nkunda cyane azavuga ngo ubwo tuyoborwa n'umukiza wacu dufite amahoro muri uru rugendo, kandi azagira gute? Azagira gute? Azatugezayo. Haleluya. Azagira gute? Azatugezayo. Bizamuka bimanuke bitambike, azatugezayo. Azatugezayo uko byamera kose. Azagira gute? Azatugezayo. Paulo yagafite ngo yatangije umurimo, yatangije natwe azabisoza. Uko byamera kose bizamuka bimanuke, tutafika. Haleluya. Tuzagira gute? Tuzagerayo. Ariko ubwo turi kumwe, ubwo turi kumwe tuzagira gute? Nituba twenyine ntaho tuzagerayo. Niyo mpamvu dukeneye kwizera kwafashije Aburahamu bava muri Uri y'Abakaludaya. Bivuga ngo ajya mu gihugu atazi, ariko yagiye gute? Yagiye no kwizera, yashaka no kwizera. Nani ashira filme mu bwenge bwanjye. Kareba ukuntu Aburahamu yafashe ibintu agatangira gufunga ibintu. Ugiye Aburahamu atingiye mu gihugu ntazi, ugiye gushaka iki? Ijwi numvisha ryabwiye ngo ningende. Numvishije Imana ivuga ngo ningende, ikavuga ngo siwani wavukiye mu miryango yayo, ikavuga ngo genda utazi, ariko igashyiramo akandi gatoze keza ikavuga ngo nzagendana nawe. Amen. Muri uru rugendo nzagendana nawe. Imana ishimwe. Bivuze ngo nzagendana nawe uko nubwo ntacyo ubona. Paulo yandika Abakorinto ngo ntitugenda tureba kuyiboneka, tugenda tuyoborwa n'ibitaboneka. Rimwe na rimwe tuyoborwa n'ijwi. Haleluya. Tuyoborwa n'ijwi. Kandi ijwi ni ikintu tudemontra abantu ngo bati dore uko bimeze, hariya kwa muganga hari ibintu baja muri labo bakavyerekana, ariko kwizera ni ibintu bitagaragara, ni ibintu détectible par la raison, ni ibintu todefanda unabibwiye n'undi muntu akwita umusazi. Imana yambwiye yavuze gute? Hari n'abataza kwizivuga. Imana iravuga. Imana ivuga n'umuntu. Ntabwo twadefanda, ntabwo twabigaragaza kugira gute iby'Imana ariko yavuganye nanjye. Haleluya. Rero bari kubaka inguge ntabwo yigeze igwa. Uri muri ati ndimo ndubaka iki inguge kubera imvura izawe. Warikuye ati yavuganye nawe. Iri hehe se yavuganye nawe? Ariko kwizera kutagaragara, tuzatwizera ibitaboneka, tukizera ko ijuru ribaho, tukizera ko turi mu rugendo, tukizera. Kwizera niko kwafashije Mose bahaguruka mu Egiputa baragenda. Kwizera niko kuza gutuma ibikomeye byoroha, ibidashoboka bigashoboka. Mugabo umwe yasanze Yesu ati kiriza umwana namushyira n'igishwa bawe birabananira, birabasha kumukiza. Niba wagira gute wabishobora bamukiriza. Yesu urabuze ngo niba ntabishobora byose bishobokera iki? Uwize. N'urugendo rwacu tuzaba n'ibidashoboka. Wanasefesa tuzohora n'iki? N'ibidashoboka, ariko hamwe no kwizera bizashoboka. Mu rugendo rwacu nitwagira kwizera. Nasoma ijambo ry'Imana ngo kwizera kuza gutuma dutsinda ibyaje bikomeye. Abaheburayo 10:30 havuga ngo kwizera niko kwatumye inkike z'Yeriko ziriduka. Imana ibwira Yoshua dore Yeriko imbere yawe kandi irakinze, ntawinjira ntanusohoka, ariko genda ubwira Abisirayeli muyizenguruka iminsi ingahe? Iminsi 7. Iyo abantu b'Yeriko babonaga se barimo kuzenguruka
bazenguruka bagataha, baje bakaza bagataha, bana basekaga cyane. Ariko hari ijambo bari yatuyoboye, iyo tubana yavuze ngo tugire gute, tuzenguruke iminsi ngahe 7. Imana ishimwe. Tidukore ku ngike, ariko tugire gute, tuzenguruke. Kwizera kuzagamureka tuzenguruke. Twazenguruka bigakura, twazenguruka ingike zikagira gute, zikaba tawubiza gute, tawuzikozeho. Imana bari kwizera kuza gutuma ingike ziriduka ntawazikozeho. Imana ishimwe cyane. Kwizera no kuza kudufasha mu rugendo. Iyo twabuze kwizera, kandi na Satani arabizi, iyo ashaka kuturasa neza aturasa umwambi witwa gushidikanya. Iyo twashidikaye tugatakaza kwizera, kaba kabaye kwizera kuza kudufasha gutsinda ibikomeye. Paul yandikiye Abikorintho ba 2 mu gice cya 4:8. Uyu murongo ntabwo nawutinagaho cyane mu buzima, ariko uyu munsi wafashije. Paul yavuze ngo dufite amakuru impande zose. Dufite iki? Impande? Nawe wanagira mu sitasiyo ukisanga impande zose n'amakuba, ugasanga ahangaha biranze, n'iki kiranze, n'iki kiranze, n'iki kiranze, n'iki kiranze. Wari wagira muri icyo gihe ukabona byose byageze gute byanze. Ntabwo muzamuka muri icyo gihe iki cyanze, n'iki cyanze, n'ahatanzira, n'ahayatanzira, ukumva uri kwese ahantu hose. Pawadi dufite iki? Amakuba impande zose. Ariko nubwo dufite amakuba impande zose, ntabwo dukuka imitima. Uruhande byanze, n'uru byanze, n'urutakigenda, n'urunguru oya, ariko ntibituma dukuka iki? Imitima. Kandi byanze bakabona byanze hose, ariko bakabona turakomeye, turashikanye, turagenda, turaseka. Byanze ahantu hose, ntabwo dukuka umutima. Amen. Amen. Ntabwo dukuka iki? Ntabwo dukuka umutima. Kandi byanze turashobewe, ariko ntabwo twiheje. Hari igihe tugera muri situasiyo udashobewe, ukabona icyo kuvuga, ukabona icyo ariko ntabwo tugira gute, no muri ibyo bihe ntabwo twiheje. Turarenganywa ariko ntiduhanwa. Icyaje kumva dukubitwa hasi, ariko ntabwo dutsindwa. Dukubitwa hasi tugahaguruka, tugakubitwa hasi tukongera tugahaguruka. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Dukubitwa gute, tugahaguruka. Nubwo kubera iki? Kuko uwo twizeye arakomeye. Imana yacu irakomeye cyane. Aha. Imana itagaragara izikora imirimo igaragara. Wanasifiwe. Imana itagaragara ikora imirimo gute? Igaragara. Imana yacu irakomeye cyane, igakora imirimo. Kwizera kwacu byanze, tukizera ko Imana yacu igifite umwanya wo gukora imirimo ikagira gute? Ikagaragara. Kwizera niko kuza kudufasha mu rugendo. Icya kabiri, mu rugendo ikidufasha cyane, dufashwa no gusenga. Gusenga tuba twongeye kwikonekite ku nyembaraga. Niba mugakora ngo Imana yacu irakomeye cyane, irakomeye cyane, iyo wikonekite ku nyembaraga, nawe ubiki? Iyo wikonekite ku bidakomeye, wari uzi ko abantu ari abahanga kwikonekita ku bidakomeye. Yabona afite umugabo akumva byarangiye. Ushobora kugira umugabo w'120 utambuka n'isi ikavuga ko katambutse, yakandaga ati nguwo, ariko umunsi umwe waje gusanga ki kanseri yake
sibyo? Kwikonekite ku munyembaraga. Amasengesho atuma twikonekita ku munyembaraga. Kandi amakuru mfite, haleluya, haleluya, iyo twamwiziritseho tuvoma kuri izo mbaraga, aduha kuri izo mbaraga. Gusenga kwacu niko kuduha imbaraga zo gutambuka muri urugendo. Ibindi byose wakwikonekitaho biza birangira. Muri iyi njyavuze ngo nikomeze ku rutare. Ahandi hose ni iki? Ese amakuru murayazi? Ahandi hose ni iki? Hari igihe twikonekita ku bintu bidafatika. Cyakora wayibona uwo munsi ukumva rwose birakomeye. Hari igihe wikonekita ku butunzi ukumva rwose urakomeye. Ariko formule ni imwe yawe. Uko bwaje niko buza bugenda. Uko bwaje niko bugira gute? Niko bugenda. Hari igihe wikonekita kubiboneka, bifatika, ariko mu kanya gatoya bikarangira. Nikomeze ku rutare. Ahandi hose ni iki? Ni umusenyi. Gusenga niho dukura imbaraga zo kubasha kugenda mu rugendo. Yesu ari mu gacamba ka Getsemani n'abigishwa biwe yabasezeye ku ijambo rigufi cyane. Matayo 25:41 arabwira ngo mube maso musenge mutaja muki mutaja mu moshi. Amosha yacahari nani umunsi arahari. Musenge mutagwa mu moshi kuko amosha arahari kandi abenshi bayaguyemo muri urugendo bituma bananirwa mu rugendo. Nasomye ijambo ry'Imana ngo amasengesho yacu aza twubakira imbaraga. Amasengesho aza yubaka imbaraga. Zaburi 108:3 Zaburi yanejeje cyane. Nyango niyo Zaburi twavuye 108. Shaka mu Zaburi izivuga ngo umunsi nagutakiyemo waranumvishe. Umunsi nagutakiyemo waransubishe. Yes, umunsi nagutakiyemo waransubishe. Umpumurisha guha umutima wanjye imbaraga. Imana tizi duhumuriza ngo komera izi mitima yacu imitima yacu imbaraga. Amasengesho nayakunda cyane, aduha umusaza tutakura ahandi. Dawidi yavuze ngo ndubura amaso yanjye ku misozi. Gutarwa kwanje kuva hehe? Kuva ku Uwiteka. Ndamubwira abagenzi banyu ngo ari gutakira umuntu. Numva ko abantu bateye. Ari gutakira umuntu akakubwira ati ndaje. Komera ndaje. Akakubwira ngo araje ariko yekeza amajyepfo. Uri Kigali komera ndaje rwose. Akonga mo vitesse. Ajya hehe? Mu majyepfo. Cyangwa se arimo arajya mu majyepfo. Arimo arajya mu burengerazuba. Bati komera ariko ndaje. Arihe? Karere kezidi. Komera ndaje. Arimo komera ndaje. Iyo tutakimana. Haleluya. Nguwa araje arahuye. Bagire gute watabare. Abisi baza bahubereka muri gahunda za. Ariko Imana igahura itabara. Bwana asifiwe. Narayitabaje ku munsi w'amakuba. Isubirisha impumurisha mu mutima wanje imbaraga. Mu masengesho niho tubona umusada ukwiriye. Zaburi ya 50:15 izuba ngo kandi uzanyambaza ku munsi w'amakuba no ku munsi w'ibyago nzagukiza nawe uzashimisha. Unyambaza ku munsi w'amakuba nawe nzajya gute? Nzagukiza ku munsi w'ibyago uzanyambaza nzagukiza ushimishe. Umusada wacu uri mu masengesho, gutabarwa kwacu kuri mu masengesho. Kandi iyo dusenze Imana iduha umusada mu gihe gikwiriye. Uyu murongo ndawukunda mu Heburayo kandi 56 avuga ngo nuko twegere intebe y'ubuntu tudatinya kugira ngo tubabarirwe tubone ubuntu bwo gutabarwa mu gihe gikwiriye. Hari igihe ubutabazi buza umwanya watambutse, ariko iyo dusenze Imana iduha ubutabazi mu gihe kigize gute? Mu gihe gikwiriye. Hari igihe umuntu uzati
byamaze kurenga ingo, byamaze kurenga, ntacyo tugikoze. Abantu baza mu gihe ntacyo bagikoze, kandi bari kuza bakagira icyo bakora. Ariko Imana yonyine, Imana yonyine izigira icyo ikora. Wanasifiwe. Yije igira icyo ikora, tiga leta igihe cyose izigira icyo ikora. Yageze kwa Marita umunsi wo kuzana Lazaro, baravuga uza kubaha ngaha, siko byarageze, ntabwo Lazaro yarapfuye. Yesu avuga ati nije kuzuka n'ubugingo, unyizera ntabwo azapfa, n'uwapfuye azabaho. Yesu wenyine wuzuza mu gihe gikwiriye kandi agakora ibikwiriye. Ahabwa icyubahiro Yesu aza mu gihe gikwiriye. Ni umusaga mwiza uzuza mu gihe gikwiriye. Amasengesho yonyine niyo adatuma nihimbaragabana n'urugendo turananirwa. Izimenya ko twananiwe, ikohereza ibidukwiriye, ikatwohereza umutsima zabivuga, ikatwohereza amazi. Siko ni kurare ku ngoma. Tawuzeshwa n'iki? Utamufite se bizagenda gute? Wari uzi ko mu rugendo igikenewe cya mbere ari amazi? Wari uzi ko mu rugendo ukenewe? Utabifite se wabikura he? Eliya se ijuru ridatabara kari kabaye? Ijuru ryamye ko nta musima, rimenya ko nta mazi, rirayaza. Ijuru riza rimenya ibidukwiriye byose. Imana igwemuje, Imana igwimbaga, Imana igwemuje. Dukeneye kuyegera muri urugendo, dukeneye kwegera Imana muri urugendo kugira ngo biduhe imbaraga zitubashisha muri urugendo. Reka nsenga Imana. Niba hari umuntu twasengana utaragira Imana, udafite Imana, utayizera Mwami Yesu, igihe kiza kigera amazi akabura, umutsima ukabura, byose bikabura, tugakenera umusaga uvuye mu ijuru. Na bagenzi bacu ngo muri urugendo ntabwo umutware arugufasha, nta n'ubwo umudamu arugufasha, nta mubyeyi warufashamo umwana yabyaye. Ni urugendo ugenda wenyine, ni urugendo ugenda wenyine n'Imana yawe. Iyo utayifite se niki cyagutabara? Waba ukeneye kwakira Umwami Yesu mu ruteraniro, wazamura ikiganza cyawe tukagusengera, nawe akazaguha amazi mu gihe gikwiriye, akazaguha imbaraga mu gihe gikwiriye. Imana igweze umugisha musore mwiza, tambuka nawe, tambuka tugusengera Imana. Rega hari igihe ugaragaza n'imbaraga zawe ugakora cyane bikanga. Waragerageje mu buzima, uragerageza bikanga, ariko niha imbaraga bananiwe. Utambuka dusenge kwihuse kugira ngo amasaha yaciye kudutira ubusa. Utambuke dusenge Imana. Hari undi ukeneye kumusengera, nawe yatambuka. Kandi niba ari papa wewe ntacyo bitwaye, niba ari wewe mwese gusengera, turamusengera wenyine. Niba nawe hari, tambuka tugusengere. Waba uhari, tugusengere. Ukeneye kwakira Yesu mu buzima bwawe. Murakoze cyane, none abakozi bahageze, Imana umugisha. Tambuka tugusengere. Reka twakire Karekezi asengere. Namwe mwese muhagurutse, namwe muhaguruke dusengere abene data, duhagurutse twese. Gusenga Imana niba nawe wabihute ukamira Umwami tumwakire kugira ngo atubere byose mu rugendo dufite kandi rugoye twuko twabyumvise. Reka dusenge Imana, kandi nawe utaje wumva yuko umukeneye, umubwire icyifuzo cyawe, wumbura akamubwire. Data wera, Mwami mwiza, Imana igira neza, Imana ikiranuka, turagushimiye. Uyu ni umunsi mwiza, ni umunsi w'umugisha, ni umunsi wo kumenya ko turi mu rugendo, kandi urugendo dufite ni urugendo rutoroshye, rurimo n'ibikomeye. Ariko abakwizeye, bakwiringiye, abakumenye, abaguhanze amaso, abo ngabo barakomeye kandi batabaga mu gihe gikwiriye, bakabona umusarane, bakabona inkomezi. Data wera, turagushimiye abana bagupfukamiye, kandi dusabye umugisha kuri buri wese wumvise ijwi ryawe kumvira, akaza agatera intambwe akagupfukamira. Ntabwo ari umuntu wapfukamiye, niwe wapfukamiye Umwami Yesu. Natwe turabasengera mu itorero ryawe kugira ngo imitima iwiyereje amaraso yawe,
kugira ngo ubugingo bwawe buve mu mutego, buve mu byo waheze mu minsi yashize. Baha imbaraga, senya ibyo basenyaga, ururukana ubutware bwose, wirukana imbaraga z'umwijima ziriya zabagize imbata imyaka myinshi, bahinduke baje kandi bazima. Uri Imana ishobora, iyo udashobora. Data wera, dusengera buri wese wumvise ubutumwa bwiza kugira ngo yibaze niba urugendo rushobora, niba rugenda ate, niba tumbira hehe, niba ubufasha yihutira ari ubuhe, niba ari umwami Yesu kumwikomezaho, cyangwa niba ari abantu cyangwa ibintu biriya bitambuka bigashira. Mana Data, ndasenze ngo babarire abana bawe, abagabo n'abagaragu bawe barangaye kuri iyi minsi ishize, bagatumbira batabura gutumbirira, bakizera itajya kwizerwa, bakiringira itajya kwiringirwa. Tanga imbabazi, tanga icyerekezo gishya, wohereza umwuka wera adusure, aduhindure, adusubizwemo intege, aduhe ubwenge, adushoboze kunoza urugendo. Mwami Yesu, dukeneye amazi yo kunywa, dukeneye n'umutsima. Urakoze ko wumvise kandi kugiye kubikomeza kandi kugiye kubishobora, ukatugirira neza. Urugendo ruri imbere ukatworohera, tuzi ko gutabaza kuva iwawe kubwa Kristo umwami wacu. Amen. Arizi mu mace ahagaze, dusenge twese, dukeneye imbaraga mu rugendo. Hari aho tugera tukananirwa, twumva imbaraga zadushiranye, ariko dukeneye ko Imana iduha imbaraga, itwongera imbaraga. Mana yacu nziza, Mana yacu ikomeye, Mana soko y'imbaraga, ni wewe duhanga amaso mu rugendo, ni wewe twiringiye. Bose yaravuze ngo nutajyana twe ntabwo turi bugende, waremeye kumugendana. Imana yemejwe n'Abisiraheli mu butayu, turaguhamagaye uyu munsi ungendane natwe, ubitwemerere niwagendane natwe, ibikomeye uzabyorosha. Ni wowe udukenyeza imbaraga muri rugendo, ni wowe utunganya inzira zacu. Ndasengera buri muntu uri imbere yawe kano kanya, umuhe imbaraga, umukenyeza imbaraga. Hari igihe gato kananirwa, benshi bagasubira inyuma, benshi bagasubira iyo bavuye, benshi bakananirwa. Ibitunaniza birahari, ni kumurinda ngo ibiturusha birahari, bizanwa n'umwanzi. Imyambi turasa irahari mu rugendo, ibituburoka birahari, ibituma tunanirwa birahari, ariko twamenye kuko imbaraga ziri muri wowe. Ni wowe utanga imbaraga, abantu bananiwe ni wowe uzuza abantu imbaraga. Turazikeneye muri urugendo twatangiye. Shoboza mwene data mushiki wacu gutambuka yuzuye imbaraga, shoboza mwene data gutumbira yizeye, kongere kwizera muri urugendo. Tumenye kuko turi kumwe uwo twatangije urugendo azatugezayo amahoro. Nubwo twahura n'imiraba, nubwo twahura n'imiyaga, nubwo twahura n'indwara n'ubukene n'ubusaka n'ubufuhi, ariko twizeye asumba byose. Hari igihe duhura n'imiyaga mu bwato, ariko Mwami Yesu nitwagumana nawe tuzatsinda byose. Tuguhanze amaso, turakwiza, turakwiringiye kuko uzatugezayo amahoro. Shimwa yuko izo mbaraga uzitanze kandi ugiye gushoboza umuntu wese muri twebwe. Tubisabye twizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu. Amen. Amashyi menshi. Uretse ku Mana gusa niyo yonyine dukwiriye guhanga amaso, kuko ijya imenya n'intege nke zacu. Eliya arabwirwa ngo kanguka, byuka urye umwe, kuko urugendo rugize gute gukomere. Nta handi rero dufite ubutabazi usibye ku Mana yacu. Munyemerere umushumba wacu tuvuge ngo Imana igire gute. Imana imumugisha. Tugiye gukora umurimo w'Imana, dutange amaturo ndetse na kimwe mu icumi. Turabikora abashitimu irangaha badufasha guhimbaza Imana. Intero batera nawe uteye intambwe uzanye ituro ryawe cyangwa se kimwe mu icumi cyawe kuyikiriza. Kode ni 025536. Ndagira ngo tubikore vuba vuba kugira ngo umwanya wacu
uzemo neza. turagana ku musozo, reka turareke umushumba wacu n'ubundi aze adusabire umugisha w'Imana kugira ngo iteraniro rya gatatu naryo yinjire. Dushimire umuyobozi wa gahunda Imana imuhereze iki, bashimire mwese, bashimire abaririmbyi baturirimbiye neza cyane uyu munsi. Imana yo mu ijuru bahereze umugisha, ariko namwe tubashimire kuko mwumva ijambo ry'Imana mugaterana. Iyo mutaza kuba abantu ntaho bari kuririmbira, namwe Imana ibahereze iki, umugisha mwinshi. Dushimire Imana abanye natwe muri gahunda zose, mugakora ya mirimo yose. Imana ibahereze umugisha. Dufite umukobwa uzakora ubukwe ejo bundi, ko Imana yo kwiringirwa. Dukomeje gushimira izina ryawe ryiza,
dukomeje kugushima ko rero Imana iduha imbaraga mu rugendo rwacu. Urugendo rwacu rwuzuyemo amasiripurize n'atandi. Urugendo rwacu rwuzuyemo ibitubuza gutambuka ngo tuje imbere. Urugendo rwacu rurimo ibibazo bitandukanye, ariko turagushimiye kuko uri kumwe natwe. Niwe watangije urugendo natwe, niwe uzagendana natwe, kandi niwabana natwe uzatugezayo tuzasohora amahoro. Dushimiye ubwoko bwawe bwateranye mu kumva ijambo ryawe. Dushimiye abana bawe bakoze umurimo wawe, baheze umugisha, kandi ukomeza kubitaho cyane, ukomeza kubonera kwizera muri uru rugendo. Tutagufite aho twagera, ariko niwabana natwe uzatugeza mu bwami bwawe wari uteguye kuva kera. Komeza twirutse, komeza natwe muri iki cyumweru cyose amasengesho. Uzakomeza kutwitaho, uzakomeza kutwumva cyane. Ijambo ryawe ngo tuzagende tukwambaze ku munsi w'amakono w'ibyago, nawe ngo uzadusubiza natwe tuzagushima. Urakoze Mana kuko ukomeza kutugirira neza. Tuva ngaha dutandukana ugena natwe. Urinde ubugingo bwacu, urinde imitima yacu, urinde imiryango yacu, urinde ibyacu byose. Niwe duhanze amaso, niwe mwungeri mwiza, niwe twiringira, niwe twizeye. Tutagufite ntaho twagera, kandi ukuboko kwawe kwiza ukomeza kuba hejuru yacu. Gutandukana kwacu kugukwera umuntu umwami wacu Yesu n'urukundo rw'Imana nafatwa n'umwuka bikomeze kumugabana ku izina rya Yesu. Amen. Twese tujana amahoro ya Kristo Yesu. Ejo kuwa mbere saa 11 turatangira amasengesho kugeza kuwa gatanu tuzaba turi mu masengesho dusenga Imana. Murakoze cyane.